hari umuntu wiyita umuhanuzi ugiye gupfa. Kuri YouTube avuga ko agapfa kaburiwe n'impongo, ko nyine mu baca umugani kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kugira gute kubona. Abantu rero bakwiye guhindukira bagakizwa, bagakizwa muri byose. Abantu bagakizwa uburozi, bagakizwa kuroga, bagakizwa kwica, byose yadutorera. Kuko iyo nambaye ikote nk'iri numva ko ari Imana yari impaye. Yego. Ikote nareguriwe n'umuntu uri hanze. Ati umukozi w'Imana ngomba kukwambika agakote. Hari n'ibindi byinshi yakoze. Yego. Ndamushimiye ahari yiyumve kandi arabizi. Yakoze n'ibirenze ikote. N'ubu no kuba mpagaze ni ukubera Imana kandi yamukoresheje. Imana yarumva ko imurimo. Yego. Mwana muha umugisha rwose ahari. Ndabizi ko nta kiganiro cyanjye n'iki na kimwe kijya kimucaho. Yego. Mwana muha umugisha rero n'ibindi byinshi yakoze bikomeye. Mpora mwifuriza umugisha ku Mana. Benshi dukomeze kubwira abahanuzi ngo nibareke bareke amagambo babeshya ngo bariho barahanurira Imana kandi kumbe ari bya bindi duherutse gusoma muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 21 babeshyera Imana. Ubu bageze naho babeshyera abantu ngo babarya amafaranga, wagira ngo amafaranga ubutagira ariko afite uburyo abayeho ukagira ngo ntiyagira. Abantu rero bara niyo mpamvu babonye nza gusenga yameze ati simbizi. Ariko izi YouTube ngira ngo zibaho sinzi. Reka ntangire message nihuse kuko n'ubundi ndumva nta mwanya dufite, umwanya mutoya. Abantu barihangana kuko ndasoma ni message mbona nabonye ariko nkazandika kubera ko ziza ari nyinshi ngenda nzitanga mu gihe cyazo bitewe nuko zaje. Ndano rero barihangana. Message rero ngiye gutanga ni ku muntu Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Imana bane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze igihugu cy'u Rwanda, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Mukozi w'Imana uraho neza? Twari tumaze iminsi tubana mbona ufite morale, ariko ngubu ngeze hano nta morale nyinshi ufite. Bimeze bite? Suhuza abakunzi bacu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe kandi Imana ikomeze kubishimira. Uyu munsi ndashaka ko nawe uri budusengere. Reka dusenge tangira ikiganiro. Njye mba narayensenga byinshi, mba nabonye bici agera kubona n'ibintu bikaguca intege. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo ntabwo igihe cyose umuntu ahora aseka. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje,
tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Aha ngaha rero tugeze ku mugaragu wawe, tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ndetse kandi ndakwinginze kugira ngo wohereze umwuka wera azabane natwe, kandi ubwiza bw'Imana butumurikire. Uwiteka we, turashaka kukubona, turasabira umugisha abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, abadukurikiye bari hafi ndetse n'abari kure, abo bose turabasengeye tubasabira umugisha w'Imana kugira ngo bashyigikire kuko uri Imana ibizi kandi ibishoboye. Ngaho rero tuguhe ikaze na karibu muri byose mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Uraho neza? Waramukanye amahoro? Ntabwo ari neza. Ntabwo ari neza. Ntabwo ibintu byose bihora ari byiza. Ko bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Ntabwo ibintu byose bihora ari byiza. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwavahe mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana niyo murezi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cyawe cy'iburyo gihoraho, Imana irinda Abisirayeli, iyo ngiyo ihora iri maso ntisinzira. Imana we, Imana irinda Abisirayeli, iyo ngiyo we ihora iri maso ntisinzira. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguzwa, ikurinda amanywa nijoro nihunikira. Ikurinda Imana ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ibibi byose iteka ryose, izakurinda amajyanama za none no mu bihe bidashira. Imana yacu, Imana izakurinda amajyanama za none no mu bihe bidashira. Abadukurikiye nyine ubwo mwihangane nuko bimeze, ngo ikurinda amanywa nijoro ntihunikira ntisinzira. Niho hantu twashakaga kuvuga, ariko murabizi ko igihe kiragera nyine ikinyarwanda kikagorana, kandi nakaba kaje gutyo ntabwo tuba twatoye ibitabo ngo tuyiririmbe dusoma. Icyangombwa nuko tuba tuyiririmbye. Reka turirimbe umuririmbyi w'150. Uvuga ngo iki? 150. Gaturirimbe mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo nishimiye ko data wa twese, ndumva nta muntu utayizi. Abakunzi bacu bazajya bihangana. nayo iba ari mesaje rega.
tuzamurire. Yego. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, ayiwe arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi kinyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, ayiwe arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimbanya nti Yesu ni iki cyakunkundishije. Dusubiramo kuri icyo gitera kugira ngo abantu nabo babyumve. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimba nti Yesu ni iki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Amina. Nishimiye ko Yesu ankunda, ayiwe arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Kuri kiriya gitero cya gatatu harahagera akavango, nzajya ndirimba mubazanya ni ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya ndirimba mubazanya ni Yesu ni iki cyakunkundishije. Ako kana ubundi se rukundo bararumenya. Nzajya ndirimba mubazanya ntinongera nsubiramo se Yesu niki cyakunkundishije. Yego. Mana ishimwe cyane. Amina. Imana yacu dufitiye urukundo, niki cyakunkundishije. Muririmbya aririmba neza asubiramo ati nzajya ndirimba mubazanya nti ese Yesu niki cyakunkundishije. Yego. Urukundo rw'Imana ni rwiza, kandi Imana yacu iradukunda. Nubwo twebwe bamwe tutayikunda, ariko Imana iradukunda. Imana yacu ni nziza, ni inyembabazi, ni uy'urukundo, yo kabyara agahora ku ngoma. Niyo mpamvu tugiye dukwiriye kugira gute, gusaba imbabazi. Yego. Tugasaba Imana yacu imbabazi. Imana ishimwe cyane rero. Yego. Ikomeze tugirire neza, ikomeze tuhundakize amababa yayo yo kabyara, ikomeze dushyigikire. Amen. Buriya Imana yacu nyegeranya nko kuntu inkoko ibundikira imishwi.
sinzi niba ndabizi niba warabaye mu cyaro y'inkoko ziba abaye rwose buri inkoko irararira ikagera hegaturaga ariko yajya no kugira ikabundikira abana ikaza kugira igihe ikabagenda imbere ikagenda batorera yego amena ikagenda batorera nanjye rero ntekereje kuri indirimbo ngo nzajya ndirimba mubazanya nti ese Yesu niki cyakunkundishije niki cyatumye unkunda niki Yesu wanciye iki Yesu buriya hari igihe ariko sinzi abantu ukuntu mba mbona Imana yacu, Imana idukunda, niba n'abandi ko babibona ntabwo ariko mbizi. Imana igatorera abakozi bayo, igatora, iradutorera, kuko iyo nambaye ikote nk'iri numva ko ari Imana yari impaye. Yego, ikote nareguriwe n'umuntu uri hanze. Umukozi w'Imana ngomba kukwambika agakote. Hari n'ibindi byinshi yakoze. Yego, ndamushimiye ahari yiyumve kandi arabizi. Yakoze n'ibirenze ikote. N'ubu no kuba mpagaze ni ukubera Imana kandi yamukoresheje. Imana yarumva ko imurimo. Yego, Imana imuha umugisha rwose ahari. Ndabizi ko nta kiganiro cyanjye n'iki na kimwe kijya kimucaho. Yego, Imana imuha umugisha rero, n'ibindi byinshi yakoze bikomeye. Mwifuriza umugisha ku Mana, icyo numva cyo yabona kandi Imana arakimwemereye n'ubugingo bw'iteka ryose. Amen. N'ubugingo bw'iteka ryose. Imana ikomeze mushyigikire, n'abandi bakwiye gukomeza kudushyigikira mu murimo w'Imana. Ngira ngo ubushize twarabivuze muri kuri kwezi gushize, tuvuga ko ibikoresho byacu abantu badufashije tukabona ibindi byarushaho kutubera byiza. Ubu kamera dukora ikiganiro tumeze nk'aho tuyifashe. Abadufashe rero rwose mwaramugize neza. Imana yabaha umugisha. Mukomere rero, mukomere, turasenga nubwo urugamba bitoroshye. Ni kenshi dukomeza kubwiriza abantu ngo bakizwe, ni kenshi dukomeza kubwira abahanuzi ngo bareke kubeshyera Imana, ni kenshi dukomeza kubwira abahanuzi ngo nibareke bareke amagambo babeshya ngo bariho barahanurira Imana, kandi kumbi hari bya bindi duherutse gusoma muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 21, babeshyera Imana. Ubu bageze naho babeshyera abantu ngo barya amafaranga, wagira ngo amafaranga ubutagira, ariko afite uburyo abayeho ukagira ngo ntiyagira. Abantu rero bara niyo mpamvu babonye nsuhuza ukabona ntago meze neza. Yego, abantu bamwe barimo barakizwa rwose, ariko hari abandi bakomeje kugusha abantu, bakomeje kubagusha, bakomeje birakomeye. Birakomeye cyane, birakomeye n'urugamba. Noneho niba nza gusenga yamaze ati simbizi. Ariko izi YouTube ngira ngo zibaho sinzi. Reka ntangire message nihuse kuko n'ubundi ndumva nta mwanya dufite, umwanya mutoya. Abantu barihangana kuko ndasoma ni message mbona nabonye, ariko nkazandika kubera ko ziba ari nyinshi, ngenda nzitanga mu gihe cyazo bitewe n'uko zaje. Abantu rero barihangana. Message rero ngiye gutanga ni ku muntu, hari umuntu wiyita umuhanuzi, ugiye gupfa.
kuri YouTube avuga ko ngo hari abantu bamuriye amafaranga. Ndetse abo yari bangana iki? Arega buriya hari igihe abantu bajya kuri YouTube bakavuga Imana ikaduhishurira ibyabo bakigira bere, kandi arega Imana yacu irareba ntiyerekwa. yego Twebwe tukereka ibyo yatubwiye, ariko ntabwo Imana yerekwa. Ubu tayari niba mpagaze imbere ya kamera ndimo mbeshya abantu, ariko jye sinanabishobora. Uzi ko hari message mperutse gutanga mu gihe cyashize, nkatanga message nari nemerewe gutanga uwo munsi, ariko narengejeho indi message imwe, ndwara umutwe wenda kunyica. iyo warengejeho yari iy'ukuri, yari iy'ukuri, yari iy'ukuri, ariko yagombaga kugira nyine nayitanze mu gitari cyacyo. Urumva ubundi njye ntanga message nkurikije uko zagiye ziza. Ubu hari n'izo nzatanga mu minsi iri imbere, kandi nazibonye uyu munsi. Uko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana. Uko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana, nibwo buryo ngomba kuzitanga. Imana rero yamunyeretse ko nawe aravuga abandi, ariko urumuriho ntirumworoheye. Aravuga ko bamuriye amafaranga, ngo bari abantu bari bamwoherereje ngo avuye hanze, ariko arapfuye arimbutse. Ngo hari abantu bamuriye amafaranga. Ndetse abo yari bangana iki? Arega buriya hari igihe abantu bajya kuri YouTube bakavuga Imana ikaduhishurira ibyabo bakigira bere, kandi arega Imana yacu irareba ntiyerekwa. yego Twebwe tukereka ibyo yatubwiye, ariko ntabwo Imana yerekwa. Ubu tayari niba mpagaze imbere ya kamera ndimo mbeshya abantu, ariko jye sinanabishobora. Uzi ko hari message mperutse gutanga mu gihe cyashize, nkatanga message nari nemerewe gutanga uwo munsi, ariko narengejeho indi message imwe, ndwara umutwe wenda kunyica.
iyo warengejeho yari iy'ukuri, yari iy'ukuri, yari iy'ukuri ariko yagombaga kugira nyine nayitanze mu gitari cyacyo. Urumva ubundi njye ntanga message nkurikije uko zagiye ziza. Ubu hari n'izo nzatanga mu minsi iri imbere kandi nazibonye uyu munsi. Uko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana. Uko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana, nibwo buryo ngomba kuzitanga. Imana rero yamunyeretse ko nawe aravuga abandi ariko urumuriho ntirumworoheye. Aravuga ko bamuriye amafaranga ngo bari abantu bari bamwoherereje ngo avuye hanze ariko arapfuye arimbutse. kubitoroshera. Nshatse umuntu avuga n'akarere atuyemo n'intara. Numva bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Twagiye tubona abantu benshi kuri social media bavuga ko bariwe amafaranga, ntiwanababara. Ntabwo wari ukwiye kumuvuga kugira ngo tumenye wariwe nawe yimenye ndabe yahindukirira Uwiteka nawe mugirire imbabazi. Ntabwo nkwiye kumuvuga. Ni benshi ariko buriya ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Yego. Buriya habwirwa benshi hakumva beneyo. Nawe yisuzume yumve. Nasa nabaka ari umuhanuzi w'Imana. Seka bavuga niba asenga. Anabizi neza katari. Niba ari Imana akorera da. Ntagenda asenge ayisobanuze kuko niba azi ko muri abo nawe arimo. Ayisenge hanyuma ayisobanuze. Kera yahoze ari we ko yaratandukiriye. Kandi abakorera Imana ntibabuze barahari. Iyo utandaraje gatoya rwose gucaho. Ndumva ari message nayo mfite cyane cyane ari uwo muntu. Ndagapfa kaburiwe n'impongo. Konya no mu baco umugani. Kandi ngo ndamwanga kumva ntiyanze no kugira gute kubona. Abantu rero bakwiye guhindukira bagakizwa. Bagakizwa muri byose. Abantu bagakizwa uburozi, bagakizwa kuroga, bagakizwa kwica, byose bagakizwa ku gato no ku kanini. Niba bashaka ubuzima bwiza, niba bashaka kuba byiteka ryose, abantu ntibakizwe. Bakizwe ku gato no ku kanini. Nuko bimeze. Aha, yewe. Se wageze ngo ubutumwa ntibwatambutse. Ubutumwa bwatambutse, ibindi ntibitureba. Imana iravuga kandi intumwa ntiyicwa. Niba wumva bazakiza ubugingo bwabo, nibatumva kandi ariko mfasha turirimbe aka gakorasi ndumva kaje. Karavuga ngo genda bampamagarire bagaruke ku murimo maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Genda bampamagarire bagaruke ku murimo maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Ababyeyi ku murimo, abagabo ku murimo, maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Amina. Bampamagarire bagaruke ku murimo maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Birakwiye ko abantu bose bahindukira bakongera bakorera. Hari abantu ubu bacitse intege mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Abantu basengaga baza kugwa. Iyo korasi nta bandi bwira ni mwebwe. Ngo genda bampamagarire bagaruke ku murimo ngo ubambarize uti mbese ninde wabahaye konji.
ubu hari abantu babonye ko insengero zifunzwe bacika intege bitura hasi birarangira, ariko ntabwo ariko bimeze. Abantu twari dukwiriye kuba maso, ngo genda ubampamagarize maze ubampamagarire, ngo bambaraze uti mbese ninde wabahaye konje. Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Tugaruke ku murimo kandi tuvuge agakiza nyakuri. Imana yatubwira ngo mbese ninde wabahaye konje. Abantu baragira ngo hari niko byahoze, niko byahoze, mbese niko byahoze, barumva ko reka tugusaba dusengere. Reka mbasengere. Imana, Mana yacu, Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana twakurikiye itazatubabaza ahubwo izatugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze, twari imbere yawe Mwami, turagira ngo ukomeze kutubwira ubutumwa bwiza, tubabwira abantu bakomeze kwihana no gusobanukirwa kuri Imana ishoboye byose, batakuzi bakumenye, abakubuza ubiyereke. Ngaho rero ukira kutugira neza kugira ngo izina ryawe rikomeze kubahwa. Urakoze kuko byumvise, kandi urakoze kuko duhinduriye amateka, abantu bagahindura amagambo ku buzima bwacu. Urakoze kuko turengeye. Kristo, ndakwereka abapfakazi, ndakwereka abakene, ndakwereka imfubyi ndetse n'abandi bose babajwe n'umubiri, abarwayi. Mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo barengere ab'ingo zasenyutse ububakire. Hagara mu ruhande rwacu rero, kandi tukugireho umugisha. Urakoze kuko twumvishije, turasenze kandi turizera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero yawe ya telefone? Nimero yanjye ni 0789964741. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha. Wowe wari udukurikiye ko niba utarayikora kandi wayikora, nimba warayikoze nabwo Imana iguha umugisha. Ni byiza ko ubutumwa bwiza bwamamara, dusharinge kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bugere kure, bugera hashoboka hose, kuko birakwiye yuko dukora umurimo we yaduhamagaye. Wowe ukiri mu byaha rero nakubwira yuko nta cyiza cyabyo, hindukira wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kugira ubwo azaza gutwara itorero rye ryera, uzajyane n'abandi bera bose. Amen.